bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Kwizera niringiye imbabazi ze, imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Kuva sininyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukusa. Kuva ubu sininyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana itegeka, kwiganyira n'ukusa. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Murakoze. Twari Joyce Ibyiringiro, nejejwe cyane ko tuza kubana kuri Genesis TV mu kiganiro umwanya wo kuramya Imana no kwihimbaza, Access to 50. Hanyuma banyarwanda banyarwandakazi hamwe n'abandi twese dukurikiye iyi televiziyo, ndagira ngo tuze gufatanya muri uyu mwanya turamya Imana twihimbaza, tuzamura icyubahiro cy'Imana muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Nkuko nabivuze nitwa Joyce Ibyiringiro,
ndi umuhanzi uririmba ku giti cye, nkaba n'umucuranzi. Nejejwe cyane kuza kubana namwe muri aka kanya. Iburyo bwanjye hari pianiste Nerke Pro, ni producer. Hanyuma uyu mushiki wanjye ukurikiyeho nawe yitwa Jack. Ibumoso bwanjye hari Kayitesi Esther and Rebecca. Nabo ngabo tugiye gufatanya muri uyu mwanya. Hanyuma ndabashimiye cyane. Iyi ndirimbo tumaze kuririmba, indirimbo ivuga ngo tubeshweho no kwizera Yesu. Imana iduhana umugisha. Ni ukuri nta bundi buzima twagira uretse kwizera Kristo. Iyo twizeye Kristo nibwo buzima buzima. Ndumva nifuza ko ndaza kwibanda ku ndirimbo zanjye cyane, muza gusanga kuri platform ndaza kubabwira, tuze gufatanya. Reka duhere kuri indirimbo nise Ndashyigikiwe. Ni indirimbo nakoze bwa mbere, nahereyeho nkubwira ngo niba ushyigikiwe na Kristo uzaba umuntu ukomeye cyane. Niba ushyigikiwe n'urukundo rw'Imana uzagera kure. Yesu nashimwe. Nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe nawe nzagera kure. Nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe na Yesu nzakomera. Nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe nawe nzagera kure. Nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe na Yesu nzakomera. Yesu nyuzwe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe, ubwo nshyigikiwe nawe nzagera kure. Yesu nyuzwe, nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe, ubwo nshyigikiwe na Yesu nzakomera. Yesu nyuzwe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe, ubwo nshyigikiwe nawe nzagera kure. Yesu nyuzwe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, ubwo nshyigikiwe, ubwo nshyigikiwe na Yesu nzakomera. Tugiye kuririmba indirimbo yindi yanjye nayo nise Garuka. Garuka wowe uyembayemba. Ndumva nifuza ko ubutumwa naza gutanga uyu mugoroba ari ubwo kubwira abantu bari kugenda bigura intege mu murimo w'Imana ko bagaruka kubw'iyi ndirimbo. Garuka wowe uyembayemba.
nuyumva wumve message irimo cyane mu izina rya Yesu. Ngwino garuka wowe uyemba yemba, umwami Yesu araguhamagara ngo wumvire ijwi rye wongere witabe. Ngwino garuka wowe uyemba yemba, umwami Yesu araguhamagara ngo wumvire ijwi rye wongere witabe. Garuka, ngwino garuka wowe uyemba yemba, wowe uyemba yemba, Yesu araguhamagara ngo wumvire wongere witabe. Garuka wowe uyemba yemba, uyemba yemba, umwami Yesu araguhamagara wumvire ijwi rye, wumvire ijwi rye. Garuka, ngwino garuka wowe uyemba yemba, uyemba yemba, umwami Yesu araguhamagara ngo wumvire ijwi rye wongere witabe. Hari ijwi ry'umukiza urangurura cyane, ahamagara inama ye yazimiye, arashakisha umutima umwana we wabuze, arakomanga atega ugutwi witabe. Hari ijwi ry'umukiza urangurura cyane, ahamagara inama ye yazimiye, arashakisha umutima umwana we wabuze, arakomanga atega ugutwi witabe. Garuka, ngwino garukira Yesu, va mu byaha, Yesu araguhamagara ngo wumvire, wumvire. Garuka, ngwino wowe uyemba yemba, uyemba yemba, umwami Yesu ngo wumvire ijwi rye, wumvire ijwi rye. Garuka, garuka wowe uyemba yemba, uva mu byaha, natwe abo yahamagaye yaduhaye kwitwa abana mu rugo, ubu sinyira umugaragu nahindutse umwana mu rugo. Umva urukundo Yesu yankunze, natwe abo yahamagaye yaduhaye kwitwa abana mu rugo, ubu sinyira umugaragu nahindutse umwana mu rugo. Umva urukundo Yesu yankunze. Garuka, ngwino garuka garukira Yesu, wowe uyemba yemba, Yesu araguhamagara ngo wumvire. Garuka, ngwino garuka wowe uyemba yemba, uyemba yemba,
wumvire wongere witabe ngwino garuka wowe ugenda utabishaka umwami Yesu araguhamagara ngo wumvire ijwi rye wongere witabe garuka ngwino garuka va mu byaha Yesu araguhamagara ngo wumvire wongere witabe haleluya haleluya Yesu araduhamagara ngo twumve ijwi rye twongere twitabe. Birashoboka ko uyu munsi inzira waba uri gucamo nawe ubwawe wumva ko idamanya n'umutima wawe n'Imana koko yemewe, ariko muri uyu mugoroba Yesu araguhamagara ngo wumve ijwi rye wongere witabe, ugarukire Yesu nashimwe. Hanyuma YouTube channel nkoresha nk'uko nabivuze ni Rejoice Ibyiringiro Official. Rejoice Ibyiringiro Official. Ushaka kumva zino ndirimbo hamwe n'izindi zigiye ziriho wasura YouTube channel kandi wagera ukibuka gukora subscribe. Ikindi ndabashishikariza ko the access 250 ng'iki kiganiro baba baduhaye kugira ngo dukore mwajya mugikurikirana kenshi cyane kuko bazaho impano nyinshi zigiye zitandukanye. Reka indirimbo yindi tugiye kuririmba Save Kayitesi, yes, ayizamure. Hallelujah.
isezerano ryawe ntirihinduka utegeka bigakomera 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 isezerano ryawe ntirihinduka. Haleluya. Murakoze cyane, turabashimiye mwari mudukurikiye kuri Access 250 Genesis TV ya Rejoice ibyiringiro, mwari muri kumwe, Uwiteka abaduhera umugisha. Genesis TV, the center of happiness.